ngewe ndashaka kwivugira, ndashaka kuvuga ku ntara y'Imana. Intara, urutaro rw'Imana. Urutaro rukora kahe kazi? Burya buri gikoresho cyose gifite icyo gikora. Akazi gakorwa n'akamamiyo ntabwo ariko gakorwa n'ikijiko cyangwa ikanya. Akazi gakorwa n'ikanya ntigakorwa n'isafuriya. Akazi gakorwa n'isafuriya ntigakorwa n'igikombe. Akazi k'igikombe siko k'isahani. Buri gikoresho cyose kigira akazi. Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mwebwe abakurikiranye M.Charlene official, nizere ko mukomeye kandi muguwe neza. Abadukurikiranira hafi na kure muri aya masaha, hari ababa bakiryamye, hari ababa bakangutse, hari aho bwije, hari naho ari kumanywa, ariko mwese bamwe mwiriwe abandi mwaramutse. Yego murakomeye. Ndabona mukomeje kunyandikira, mukomeje kumpamagara, kandi mukomeje no kuryoherwa no kunyurwa n'ijambo ry'Imana. Ikirutaho rero kinshimisha ndetse cyanezeza ni ukukubona iryo jambo ry'Imana ukurikirana buri munsi ryaguhinduye, kandi impuguro ntanga buri munsi zakugiriye umumaro, ukava mu bwiza ujya mu bundi, ukava mu mwijima ujya mu mucyo. Byanezeza umutima wanjye tujyanye mu ijuru, byanezeza umutima wanjye wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma tugafatanya urugendo rujya mu ijuru. Imana rero nibaho umugisha, mbaha agaciro kandi muri abantu b'agaciro ku buzima bwanjye no mu mibereho yanjye, kubera yuko iyo mbonye mwakurikiranye ijambo ry'Imana, bamwe mukambwira muti nabohotse, nishimye, ngiye gutangira inzira nsengera, ndashaka kuba umukirisitu. Abandi mukambwira ngo ngiye kuzabatizwa, ngiye kwigira umubatizo. Abandi mbese bira bintu bikomeza birankomeza kandi bigatuma ntacogora, hanyuma n'Imana igakomeza kumpa byinshi byo kugira ngo tuganire. Ndashaka rero ko tuganira muri uyu mwanya ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 3 umurongo wa 12. Haravuga ngo intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane, amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Mani tutabarida. Intara yiri mu kuboko kwe, azeza imbuga ye cyane, amasaka azayahunika mu kigega, kandi umurama azawucanisha umuriro. Imana nihabwa icyubahiro kandi Imana nishimwe. Imana yo yadushyiriyeho urufatiro rwo gukizwa ari rwo Kristo, hanyuma ikaduha n'amaraso y'umwami kugira ngo ajye atweza ibyaha dukora. Ndashimira Imana yateguye ijuru rikaba ririho. Ndashimira Imana izahemba abakozi, kandi ndashimira Imana izatwakira iririmba. Aya magambo n'umugabo witwa Yohana wayavuze. Uyu Yohana ngo yiberaga ahantu mu butayu, ngo yajyaga arangurura avuga ngo abantu ngo nibatunganye inzira z'umwami, ngo nibagorore inzira ze kuko agiye kuza. Aya magambo rero yaravuze ngo, aya magambo tumaze gusoma yaravuze ngo intara iri mu kuboko kwe. Ngewe ndashaka nivugire ku ntara. Intara iri mu kuboko kwe, azeza imbuga ye. Imbuga murayizi ni ahantu mu giturage. Imbuga ngira ngo ziboneka mu giturage, ahantu mu mbuga ahantu banikaga amasaka n'ibishyimbo mu mbuga. Ndumva ari uko mbizi, kandi ndabizi hari ukuntu bafataga imbuga bakahahoma n'amase ku mbuga, bagakora sima y'amase. Ndumva ariko bagakora sima y'amase, amase akuma, kugira ngo nibaza n'amasaka aba ari ahantu hafite isuku. Azeza imbuga ye, azagosora intara. Intara ni urutaro. Hari uwambajije ngo urutaro ni inkoko. Inkoko iri ukwayo n'urutaro ruri ukwarwo. Inkoko iba ari ntoya, ariko urutaro ruba ari runini ruhomesheje amase. Hanyuma uyu wavugaga aya magambo ni Yohana, yaravuze ngo intara iri mu kuboko kwayo. Ngewe ndashaka kwivugira, ndashaka kuvuga ku ntara y'Imana. Intara, urutaro rw'Imana. Urutaro rukora kahe kazi?
burya buri gikoresho cyose gifite icyo gikora. Akazi gakorwa n'akamamiyo ntabwo ariko gakorwa n'ikijiko cyangwa ikanya. Akazi gakorwa n'ikanya ntigakorwa n'isafuriya. Akazi gakorwa n'isafuriya ntigakorwa n'igikombe. Akazi k'igikombe siko k'isahani. Buri gikoresho cyose kigira akazi. Intara rero ikintu akazi ikora nako kugosora. Uburyo igosoramo koko njye nigeze ngosora nubwo nari umwana nakoze ibintu byinshi. Iragosora amabuye akajya ukwayo, yagosora ibimeze nk'ivumbi n'ibyatsi byoroshye cyangwa utuntu tw'umwanda tworoshye tukajya dutakara hasi. Noneho hari naho ugera bita ngo ni uguceshura. Guceshura ugira gutyo ukagira gutya guceshura ni ubuhanga. Iyo uri guceshura utuye twose tujya mu ruhande rumwe. Gushungura nabikoze. Hari umwana umbwiye ngo no gushungura nabonaga ari umusirimu cyane ngo narinzi ko abizeye gushura. Ase guceshura byo sibyo? Gushungura yego. Hanyuma amabuye ajya ukwayo, utwatsi n'udutaka n'utundi tuntu tw'umwanda tworoshye tukaguruka tukajya hasi, ku buryo ugenda uyora igishyimbo kidafite umwanda cyangwa amasaka ukayashyira aho ugomba kuyabika. Intara y'Imana rero iri mu kuboko kwayo. Mbabwije ukuri turi ku ntara. Imana rigigira gutyo katugosora. Uzi ko Imana ikugosora ikaguteza uburwayi, ukajya mu baganga bose bakabura uburwayi kandi wenda gupfa. Ibirimo kugucenshura kugira ngo urebe ko utuzura umwuka wo kujya mu bapfumu. Kandi nzabarokore benshi bahuye n'ibyo bibazo by'uburwayi bakajya hehe, bakajya mu bapfumu. Hanyuma rero iyo Imana iguceshuje uburwayi kwa muganga indwara ikabura, n'Imana igaceceka ntigire ikivuga, kagikubwira ngo nzakwikiriza, ukwezi kugashira umwaka ugashira ntukire, uburwayi bukiyongera ukenda gupfa. Za nshuti zawe harimo n'abarokore benshi bakakubwira ati ngwino hari umuganga twabonye. Hari umuganga utari umupfumu udakoresha bya bigambo, aranasenga, afite imiti. Reka nkubwire nta miti ivura abadayimoni usibye amasengesho. Indi miti ni yindi ya bene wacu bo mu bapfumu. Ukabona wa murokore wasenze Imana, wabanye n'Imana, wavuganye n'Imana, uzi ukuntu Imana ikora, wabirebye akabyumva mu buhamya, akabyiyumvaho, agashogoshera akajya hehe ku mupfumu utarigeze ukizwa, utarigeze asenga. Burya ubutesheje Imana agaciro. Burya rero iyo ugiye mu bapfumu kuko urwaye, uhita ugaragara nka ya misenyi cyangwa ukagaragara nka za nkumbi nyine. Twasomye ijambo rivuga ngo amasaka azayahunika mu kigega, umuramaza ububaye umurama muri makeya. Imana rero hari ukuntu iducenshura ikatugosora, iduteza ibyago ndetse n'amakuba. Ikagugosoza ubukene, ukabura amafaranga, ukabura amavuta yo kwisiga, ukabura ibyo kurya, ukabura yo kwishyura inzu, ukabura na 500, ukabura ya korogati, ukabura y'agakanta, ukabura agasokozo, ukabaho ukagenda ukaba umukene. Kandi waba umukene ukabona abayaguha. Ariko mureke mbabwira hano muzitondera. Ni gute umuntu w'umugabo aza kuguha kontake ngo kugira ngo muryamane, kandi hari umukobwa ashobora guha 10,000 akamuha? Ukurusha ubwiza, ukurusha uburebure, ukurusha ibintu byose. Ashobora guhamagara ati ngwino duhurire muri iyi hoteli, cyangwa ngwino duhurire ku Gikuta, cyangwa ngwino duhurire muri Gobyori, cyangwa ngwino duhurire ahantu, mbese akahita amuha 10,000. Ariko wowe akemera kuguha kontake. Burya si ubwiza ugira, nta nubwo ari ikindi, ni abadayimoni, kuko iki kurimo kirahenze kigomba kugurwa menshi. Ugira ngo asaba kubwira ngo ureba neza, nuko ureba neza, hari abandi bareba neza kukurusha. Turiya ni utugambo Satani bari kugucukuza umutima kugira ngo akwiyegereza kujyane. Kuko hari n'igihe bakubwira ngo ureba neza, wajya kwitegereza ukabona ntureba neza, n'amaso yawe ni mabi. Hari umuntu ukubwira ngo ufite mu kanwa heza, wajya kwireba ugasanga ufite ishinya igize gute y'umutuku. Ubwo se koko abayabuze abafite ishinya z'umukara, ishinya y'umutuku se banzizi.
hari nuko bwatakoresha yire gutambuka nkunda demarishe yawe ugenda neza ugenda neza se ku buryo ahantu hagenda imodoka hagenda imodoka wahagendesha amaguru ntibakagushuke maze wamara kubona ukennye satani akakuzanira uyaguha Imana ibiri kukugosora iyo kugosoye uba amasaka cyangwa ukabiki inkumbi rero ni umwanda uva mu masaka cyangwa uva mu bishyimbo mu bintu biba byagosowe intara ni urutaro Imana ifite urutaro rw'ubukene ifite urutaro rwo kugumirwa ifite urutaro rw'amagambo ifite urutaro rwo kwangwa ifite urutaro Imana ifite itaro buri wese ifite ahantu mu gosorera wakena rero ukabona baguha iki amafaranga nimba hari ikintu kibi mu buzima kibi ni ugukena burya nugutuka akagutuka ufite amafaranga ntumenya ko yagututse ugira ngo yakuririmbiye niyo abantu bakwanga wifitiye amafaranga ntabwo bimenya ko bakwanga gutese uba wariye wanyweye wabayeho icyo ushaka cyose ukibona ubwo bugambo sari umwanya ariko shaho y'abantu bakwanzuka ntakena n'uwakuvuze muri 79 umwibuka kandi umaze uhita umwibuka Imana ifite intara Imana ifite intara ariko reka nkubwire Imana ifite intara reka nkubwire uzi ko ushaka umugabo akanga kuguha keya ariko ukabona hari abandi bagabo bazi gutanga keya hanze aha hari abagabo bazi gutanga keya kubimbwa imitima bavukanye hari n'abandi bazi gutanga keya bigishijwe n'abazimu kugira ngo bagushe abagore b'abanyantege ukabona umugabo arakuka inabi yakuka inabi ukibuka ko muri message hari uwakubwiye ati ndagukunda Mana nyagasani shaka kuriya nuko gushungura uzi kugira ngo ujye ubana n'umuntu gutuka kandi bakubwira neza bahari erega nawe ufite kudomokana nawe nyine ako kakeye ukagafata ukagaruka muri wa mushiha ariko umaze kwiteza ako gashinge kakeye mukaganira mukishima buryo buri gushungurwa kandi nawe wa mugore we nawe wa mugabo we burya ni witegereza isaha n'isaha ukabona umugore wawe ari kukuka inabi ukabona ari kugufata nabi akagufata nk'umuntu utagira akamaro kandi hanze hari abagore bapfuye n'abakobwa kubera wowe bagukunda bakurwanira ku manywa bakurwanira ninjoro burya Imana ibiri kukugosora ibiri kukugosora kugira ngo irebe kudomoka iyo maze kudomoka rero Imana ihita kugira inkumbi gahunda no gucanishwa umuriro umugabo agakorera amafaranga akanga kuyaha umugore we ariko ajya kwicara ukabona muri telefone yawe karasoni wajya kureba ukabona ni kuri mobile money umuntu agwaye 100 utaza haturutse nyuma akakwandikira kuri WhatsApp akakubwira ati ni runaka ni ngewe wagize ureba kantugura ibaze 100 kandi umugabo yakwimye 2 buri burimo gushungurwa kugira ngo ubinkumbi Imana ibarinde kuba inkumbi Imana izabahaye kuba amasaka hanyuma mugire gute ibahunike mu kigega ishungura rirahari izi ngo mubona zirimo ibibazo izi ngo mubona zirimo mbutiyaje abenshi harimo abashungurwa gushungurwa rero bakicwa n'ishungura umugabo agashungurwa hagahita yishakira undi mugore akabatunze 2 hagashungurwa umugore akishakira undi mugabo akabatunze 2 abantu bari gushungurwa mu murimo ukabananira bakawuvamo abantu mugashungurwa mu itorero mukarivamo mukajya mu rindi abantu muri gushungurirwa ku buzima bubagoye mugakora amanyanga ku kazi kugira ngo mubeho abantu murimo murashungurwa muhembwa imishahara mike kugira ngo murye za ruswa mwica bamwe abandi mubakize turi mu gihe cy'ishungurwa turimo kugeragezwa umuntu akakubenga nejo ndakakubenga hakaza ufite gahunda ari kukennye satani ati shyingire iryo riba ari ishungura nifurije abantu ko ishungura ry'Imana muri rokoka Imana igushunguza abakwanga kugira ngo nawe irebe kubanga igashunguza abakuroga kugira ngo irebe ko nawe bajya kubarogesha igagushunguza abantu baguhiga kugira ngo irebe ko nawe muhangana ishungura mu bana twabyaye Imana iduhe kurokoka no kurenga ishungura kandi duhe kugaragara nk'abashyitsi
ibintu Imana iri kudushunguza ni byinshi, ukagabanwa ku bakozi irimo kugushungura, ukabyara abana bakaguhagama, ari Imana iri kugushungura, ukagirira abantu neza bakakugirira nabi, ari Imana iri kugushungura, ugakora ukiga ukarangiza ariko ntubona akazi, Imana iri kugushungura, wanagakora ukagahuriraho n'intambara, akazi kagusaba kubeshya, akazi kagusaba kurwa no kuva ku Mana, ikagushungura kugira ngo urebe uko uyikunda. Nagira ngo mbabwire ngo turimo turashungurwa bene data, iri ni ishungura, abarimo baragwa ni ishungura kuri twebwe, abari kuva mu gakiza ni ishungura, abari guhura n'ibyago bene data ni ishungura. Uzi ko Imana ishobora kugushunguza abandi? Ibyago by'umuntu bishobora kubishungura kuri njyewe. Hari igihe Imana itwara ababyeyi kugira ngo urebe uko tuzarera imfubyi. Imana iturengera. Yohana aravuga ngo intara ye iri mu kuboko kwe, haravuga ngo azeza imbuga ye kandi umurama azawucanisha umuriro, ariko amasaka azayahunika mu kigega. Nkwifurije kuba umunyamumaro kugira ngo Imana igukoreshe iby'ubutwari, kandi nkwifurije kutagaragara nk'inkumbi kugira ngo Imana itazagucanisha umuriro, ahubwo uzahinduka amasaka, hanyuma Imana igushyire hehe? Mu kigega. Imana iguhunike, gukoresha iby'ubutwari, uhinduka umunyamumaro w'Imana. Iyo uri umunyamumaro w'Imana ntacyo uba, iyo uri umunyamumaro ntaho ujya, iyo uri umunyamumaro Imana igukoresha iby'ubutwari, iyo uri umunyamumaro Imana igutuma ahantu hizewe, iyo uri umunyamumaro ku Mana ntago wapfa kenyege, nta muntu wakurwanya ngo apfe kugushobora, uba uri umuntu uhora ugaragara mu maso y'Imana. Mwifurije kuba umunyamumaro, Imana iguhe kurokoka ishungura ry'ibigeragezo n'ibibazo, Imana iguhe kubaho no kurama mu izina rya Yesu. Mu murimo w'Imana iri kugushungura. Umubyeyi umwe yaransuye arambwira ngo ariko mama Charlene, imbaraga zo gukomera uzikura he? Arambwira ati nge barantutse muri komenti, mpita numva afashe umwanzuro wo kutazongera kubwiriza. Nawe rero yari yashunguwe, Imana yaramushunguye, imushunguza abamutuka muri komenti, imushunguza amagambo. Mbese wabari ahigana, abayumva yahigana nimero z'abamututse, akaba yahigana nimero z'abamuvuze. Ibyo ni ukwitesha umutwe. Ujye wihanganira ishungura ry'amagambo n'ibitutsi, ubigende hejuru. Umuririmbyi yararirimbye ngo umuti w'ikigeragezo warabonetse, ngo nuko ubisuzugura ukabigenda hejuru, ngo hanyuma byakubaza impamvu ukababwira ngo Yesu ni muzima kandi yaratsinze. Ndumva ashaka ko dusenga. Njyewe mfite ishungura ryanjye riri kunshungura, hanyuma we bimeze gute? Witwaye gute igihe Imana yagushunguraga? Witwaye gute washonje? Witwaye gute wabuza yo kwishyura inzu? Ubura minerivare wabigenjeje gute? Ukora akazi gahemba make ariko gashobora kubonekamo ruswa, wabyifashemo gute? Amanyanga yo ku kazi bimeze gute? Mu bucuruzi bwawe biri kugenda gute? Ese ntiwanyuze mu nzira abandi bari kunyuramo? Ese ntiwarwanya nk'uko abanyamahanga barwana, cyangwa warwanya ishyaka ry'Uwiteka uramwubahisha uranamwubaha? Mana tugire neza, reka dusenge. Mana y'imbaraga zikomeye, Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Mana igira neza bugacya bukira umukozi w'umuhanga. Urakomeye kandi urakiranuka, uri muzima ukaba n'umuziranenge. Ndagushimye Mana, twamaze kumenya kuri kudushungura, uri kudukoresha ikosi, uri kutwigisha ibyo kumenya kwitondera amategeko yawe. Ndasengera abahungu n'abakobwa bawe, ndasengera aba hafi n'abakurire, abatoya n'abakuru. Mana ndasenze ngo ubahe imbaraga zo kurokoka no kurenga ishungura, kugira ngo bavemo abantu bazima bizewe, bakundwa n'Imana n'abantu. Ndasenze kugira ngo buri wese mu musozi ari guterera umushyigikira abone kugira neza kwawe. Urakoze kwabanye natwe kandi kudufashije muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen. Bana y'amahoro nibahe umugisha, mukomeze mukore share, musangiza abandi ibi biganiro, mukomeze kuduha inama n'ibitekerezo. Abatarakora subscribe, Imana ibahe umugisha, muyikore. Abayikoze namwe muhezagirwe mu izina rya Yesu, amen.